hari icyo uri guhakana muri bino byaha wakoze? Fayaqulu, avuga ati la ya rabbi, ya Allah, ntacyo mpakanamo muri ibi byaha kabisa, ibi byose narabikoze. Fayaqulu alaka udhurun, ese waba ufite, atese ufite impamvu zindi wagaragaza kibi byaha atari ibyawe? Aw hasanatun fayuhabu rajul, cyangwa se hakaba hari ibindi byiza ufite noneho kugira ngo ubihabwe. Hari ibindi byiza ufite wenda akaba ari byo wahabwa. Fayaqulu, avuga ati la ya rabbi, tinyagasani Imana yanjye, nta byiza mfite, nta n'urwitwazo, nta n'impamvu zindi mfite natanga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم بما أخرجه لكم من طيبات الرزق وغير ذلك. reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe b'Abayisilamu, ndabagira inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no gukora ibishimisha Allah subhanahu wa ta'ala, tunamushimira ku nema zitandukanye agenda duhundagazaho zirimo amafunguro n'ibindi. Bavandimwe b'Abayisilamu, nk'uko bisanzwe tuba turi kumwe mu isomo ryacu, aho turebera hamwe hadithi zikomoza kuri tawhid, twifashishije igitabo Bulughu Saadati min adillati tawhid al-ibadati, igitabo cyanditswe na Sheikh Salah ibn Muhammad al-Budayri, ni imamu na khatibu ku musigiti w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Uno munsi tugeze kuri hadisi ya 23 mu muryango wa babu idhami hasanati tawhid, aho turebera hamwe umuryango ugaragaza ibyiza n'agaciro ko kugira tawhid, umuryango ugaragaza yuko ibyiza bihambaye bijyanana cyangwa se ibyo byiza n'ibyiza bya tawhid, yani ko tawhid ari ifite ibyiza bihambaye cyangwa se ibihembo bihambaye. Hadisi ya 23: وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندي حسنات، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة
مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. قال فتوضع سجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. نعم نعم. حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. ndakeka uwashaka kumenya Abdullahi ibn Amr ni Abdullahi ibn Amr ibn al-As, twaramubonye muri hadithi ya 11, turongera turamubona kuri hadithi ya 21, turongera turamubonye kuri hadithi ya 23. yaratubwiye ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti ngo yusahu birajulin min ummati ala ru'usi al-khalaiqi yawm al-qiyamah, ngo hari umugabo cyangwa se umuntu, ahangaha iri jambo ryakoreshwa nk'umuntu, ngo Allah subhanahu wa ta'ala azategeka ko hahamagarwa umuntu azanwe imbere y'ibiremwa ku munsi w'imperuka. Bavandimwe wa Islam, iyi hadithi ikomeye muri hadithi zigaragaza agaciro ka tawhid cyangwa se ijambo tawhid cyangwa se shahada ya tawhid. Azahamagarwa azanwe, akorerwa iki? fayanshuru alayhi 99 sijillan, ngahabwe sijil. ahangaha ni nk'ibitabo cyangwa se amakaye, wakoresha igitabo cyangwa se ikayi daftar. kullu sijillin madda al-basar, ni amakayi 99, ngo buri kayi ari ndende ari ngari kaha amaso y'umuntu yagarukira. Ni ukuvuga ngo niba wareba amaso yawe yahagarukira mu kirere, ubwo niko wenda izabingana. niba wareba amaso yawe yakaba mu gihugu yakajya mu kindi gihugu ahantu harehare, bari kukwereka ubuhambare cyangwa se ingano iyo ikayi imwe izaba ingana. ariko noneho izi kayi zizaba zanditsemo ibyaha, izi kayi zizaba zanditsemo ibyaha, ntabwo ari byiza. thumma yuqalu lahu, noneho uwo mugabo cyangwa se uwo muntu bamubaze, aya makayi uhawe 99 yanditsemo ibi byaha, atunkiru min hadha shay'a, hari icyo uri guhakana muri bino byaha wakoze? hari icyo uri guhakana muri bino byaha wakoze? fayaqulu, avuga ati la ya rabbi, ya Allah, ntacyo mpakanamo muri ibi byaha kabisa, ibi byose narabikoze. fayaqulu alaka udhurun, ese waba ufite, atese ufite impamvu zindi wagaragaza kibi byaha atari ibyawe? au hasanatun fayuhabu rajul, cyangwa se hakaba hari ibindi byiza ufite noneho kugira ngo ubihabwe. hari ibindi byiza ufite wenda akaba ari byo wahabwa. fayaqulu, avuga ati la ya rabbi, tinyagasani Imana yanjye, nta byiza mfite, nta n'urwitwazo, nta n'impamvu zindi mfite natanga. fayaqulu, abyirwe ati bala inna laka indi hasanat, ati mu by'ukuri imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yivuga ati ufite, hari ibyiza byinshi bindi ufite. wa innahu la dhulma al-yawma alayka, kandi uno munsi ntabwo uri buhuguzwe.
umugabo bamaze kumwereka cyangwa se umuntu bamaze kumwereka ibitabo cyangwa se amakaye 99 yuzuyemo ibyaha, yabyemeye nta mpaka bifiteho, arabyiwe ngo hari ibindi byiza afite, kandi yavuze ko nta bindi byiza afite, twabibonye. kandi Allah aramubwiye ati birahari kandi ntabwo ahuguza. hazabaho iki? fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. noneho bazamuha bitaqa, ubundi bitaqa ni nka sahifa, ni nk'impapuro, nushaka ahangaha wayita ikarita ntoya saghira, yanditseho la ilaha illa Allah muhammadan, yanditseho ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. yanditseho ubuhamya bwa bundi bwa mbere, ubuhamya bwa mbere yahamije akiba umuyisilamu, noneho ahamya yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri usibye Allah, anahamya yuko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari umugaragu wa Allah, akaba n'intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. fayaqulu, avuga ati ya rabbi, mana nyagasani, ma hadhihi albitaqatu ma'a hadhihi as-sijillati, timana nyagasani, iyi karita ibyayo ni ibihe hamwe n'aya makayi cyangwa se n'ibi bitabo byanditsemo ibyaha. fayuqalu, abyirwe ati la tuzlamu, uno munsi ntabwo uhuguzwa. qala, abakiriye hadithi baravuga ngo fatudau sijillatu fi kifatin, noneho ya makayi na bya bitabo byanditswemo ibyaha bishirwe ku isahani y'umunzani. wal bitaqatu fi kifatin, na kaga karita kanditseho ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, gashirwe ku rundi ruhande, ku yindi sahani y'umunzani. fatashat as-sijillatu, noneho bya bitabo twabonye uburyo bingana yuko uburebure bwabyo, ubugari bwabyo, ngo naho amaso y'umuntu agarukiye, ni kuvuga ngo ni binini cyane. ngo noneho fatashat sijillatu, biriya bitabo bizamuke. wa thaqulatil bitaqa, ya karita ibiremerere, kuvuga ngo ibiremerere bikubita bizamurera, iriya karita nizabiremereye. niyo mpamvu niba turi kwibuka, cyari kuganira ku buhambare n'ibyiza bya tawhid. ubu uwise yumva iyi matini asobanukirwa uburyo tawhid iremereye, uko waba ufite ibyaha bingana gute. reka dusobanuremo gatoya kugira ngo hadisi yumvikane neza. hadisi y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igaragaza yuko ku munsi w'imperuka hazahamagazwa umuntu, akazanwa imbere y'abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. uyu muntu Allah azamutoranya mu bagaragu be, Allah azamutoranya mu bagaragu be. ariko iyi hadisi y'Imana itubwiye kugira ngo tugaragarize ubuhambare bwa tawhid na shahada. noneho uwo muntu azahabwa ibitabo 99. twabonye uburyo bingana, ni binini cyane, kimwe kigarukiyeho amaso y'umuntu yagarukira. ibi bitabo bizaba birimo ibyaha, ibi bitabo bizaba birimo ibyaha. bavandimwe b'Islamu, iyi hadisi wenda n'ijambo rikomeye cyane ririmo umuntu agomba gutekereza. hari abantu bitwa ba murji'a, cyangwa se abantu basobanukiwe ijambo la ilaha illa Allah nabi. bo babona ko umuntu yavuga ngo la ilaha illa Allah gusa, niyo atakora ibindi bikorwa ngo bihagije kuba yazabona ijuru. ibi ngibi ntabwo ari byo bavandimwe b'Islamu. kuko mujya gusoma amahadithi, iyi la ilaha illa Allah y'uyu muntu yavuze ni la ilaha illa Allah yavuze mu kuri, akemera ibijyanye nayo byose,
mu gushimangira amategeko y'Imana no mu kugendera kure y'ibibi, ariko noneho ntiyagize amahirwe. Ariko ntabwo bivuze yuko we yari yaraziruye ibibi anamagana ibyiza, ahubwo ni kwa kundi umuntu ashobora kuvuga la ilaha illallah, ariko noneho hakaba hari ibyagiye cyangwa se ibyo yagiye agwamo nk'umunyantege nkeya, nk'umuntu bitandukanye n'umuntu wavuga la ilaha illallah gusa akayivuga adashimangira ibyo la ilaha illallah igenderaho, birimo kuyimenya, birimo kuyishimangira, birimo guhamya ko ari ukuri, birimo kugendera ku byo yerekana, birimo ziriya sharati za la ilaha illallah uko ari zirindwi. uyu nguyu rero avuga la ilaha illallah muhammadur rasulullah, we yabivuze koko abivugana ukuri kwabyo, yabivuze abivugana ukuri kwabyo. Bitandukanye n'abantu bumva aya mahadisi bakayumva nabi, bakumva yuko ngo wavuga la ilaha illallah ngo bihagije kuba byamujyana muri aljanna. Ijambo la ilaha illallah urivuze bafite iteke yo kujya muri aljanna, ariko uramutse urikoresheje nabi, ntukore isala, ntufunge, ntukore ibyo Imana igutegeka, ahangaha ntabwo buri gushimangira ya la ilaha illallah wavuze, kubera ko la ilaha illallah igutegeka guhamya no gushimangira no gushira mu ngiro ibigendanye nayo, ukuri kwa la ilaha illallah. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaragaje yuko la ilaha illallah igendana n'ukuri kwayo. Ukuri kwayo rero ni biriya bikorwa. Hari igihe umuntu yumva hadisi ntingira agahita yumva nabi, agashaka kugaragaza yuko ngo bihagije kuvuga la ilaha illallah gusa. Oya, ahubwo abantu bajye basobanukirwa, uyu ni uwagendana imbere Allah subhanahu wa ta'ala afite la ilaha illallah, ariko yaragize ibyaha cyangwa se izindi ntege nkeya, ariko bitari kunyuranya direct na la ilaha illallah, cyangwa se n'umuntu gushaka kumva la ilaha illallah akayitwara mu njyana ye we ashaka. Hawe uri kuvuga ahangaha uyu muntu rero namara kwerekwa biriya bibi yakoze, abyerekwe, azabazwa niba afite ukwisobanura, niba hari ibyiza bindi afite. Ikigaragara ibyiza ntabyo azaba afite usibye icyiza kimwe Allah subhanahu wa ta'ala yamubikiye. Iki cyiza kimwe Allah subhanahu wa ta'ala yamubikiye twabonye yuko kizamugira akamaro, kubera ko yari tayari cyangwa se yarazi ko agomba gushimangira ibigendanye n'iki cyiza. Allah subhanahu wa ta'ala azamuha cyangwa se amwereke kiriya cyiza. Nta nubwo muri hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo, muri riwaya ntabwo Allah yavuze ngo bala inna laka indi hasana, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati muri iyi riwaya turi gusoma ngo bala inna laka indi hasanat, mu by'ukuri hari ibyiza ufite, mu by'ukuri hari ibyiza ufite. Ibyiza ni ibihe? Bazamusohorera ya bitwaka cyangwa se ya karita yanditseho rya jambo yavuze bwa mbere, na Allah mubwira ati la dhulma al-yawma alayka, uno munsi ntabwo uri buhuguzwe. Kubera ko niba icyiza cya la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala yacyemera, uvuze ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allah subhanahu wa ta'ala akabyemera yuko bivuganye ukuri, ubivuze ubyemera kandi wemera n'ibindi bigendanye nabyo, nibyo bishaka kuvuga ahangaha. Allah akabona kuri umunyakuri kuri ibyo, kandi kuri tayari gukurikiza ibyi la ilaha illallah muhammad rasulullah uvuze bikuri ku mutima, ukaba utakora ikinyuranyo kijyanye na la ilaha illallah, ukaba utakora shirki, ukaba utakora igihimbano, kubera ko wemeye Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, Allah akabyemera. Ni naho ibindi byari byo byose umuntu yakora bijyanye n'ibibi, Allah subhanahu wa ta'ala najya kumuhemba la ilaha illallah ifite agaciro gakomeye cyane. La ilaha illallah ifite agaciro gakomeye cyane,
kubera ko iyi la ilaha illallah niyo rufunguzo rw'ibyiza. Niba hari ibyiza Allah subhanahu wa ta'ala yajya guhembera mu byiza umuntu yakora byose, iswala, zaka, isawumu, kugirira ababyeyi neza, hijja n'ibindi, ibingibi byiza byabyo birahari, ariko ibyiza bya la ilaha illallah cyangwa se bya shahada biri hejuru ya biriya byiza bindi byose. Kandi biriya byiza bindi umuntu abibonera ibyo byiza iyo yamaze gushimangira la ilaha illallah. Iyi niyo tike yumvikane neza. Iyi niyo tike kuyibona, kwigeraho biguha amahirwe y'ibindi byose gutungana, biguha amahirwe niyo haba hari ibyaha byo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yabikurokora, kubera ko hari ikintu ufite gikomeye cyane. Izi ni hadisi nkuko twabivuze, abantu iyo ugiye kuyisobanura cyangwa se kuyumva ntuyumvane imani. Hari abantu benshi bayoba cyangwa se bava ku murongo kubera kumva nabi hadisi nk'izi ngizi, bavandimwe b'Abayisilamu. Ugasanga umuntu ntasari, ugasanga umuntu ntafunga, ugasanga umuntu ibintu by'Ubuyisilamu ntabibamo, akajya hasi y'abantu basobanukiwe nabi, ngo nuko ngo wavuze ngo la ilaha illallah ngo hari ibyiza, ngo niyo yakora ibibi, ngo niyo tagaragara mu bindi, ngo Imana Allah subhanahu wa ta'ala izamuha aljanna. Ushobora kwishiramo ibingibi ugatesha agaciro la ilaha illallah yawe. Ko nujya gusoma urasanga abantu Allah agiye guhembera iyi la ilaha illallah, nubwo bose hari ibyaha byinshi bafite, nubwo bose hari ibindi byiza batagaragayemo, ariko iyi la ilaha illallah yabo bo nk'abo bayihaye agaciro, baranayishimangira, baranayisigasira. Wenda hari impamvu batabonye amahirwe yo gukora biriya byiza bindi bakagwa mu byaha. Hari n'impamvu Allah subhanahu wa ta'ala afashe umuntu nk'uyu nguyu kugira yerekane ibi byiza bya la ilaha illallah. Ntiwiyumvemo rero ko uyu mwanya w'uyu mugabo nawe ushobora kuwuhagararamo igihe wasobanukirwa iri hurizo nabi, kuko ushobora kurisobanukirwa nabi ugasanga ahubwo wavuye no mu Buyisilamu bil kulliya. Iki ni ikintu cy'ingenzi bavandimwe b'Abayisilamu, iyo abantu basobanura cyane cyane izi hadisi zikeneye ubwitonzi, kumva neza, kuko abantu bumva ino hadisi agahita acika intege akarekeraho no gukora. Fata urugero, murabizi n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga yuko wareka iswala imwe aba avuye mu idini, kureka iswala imwe uvuye mu idini. Izi hadisi zihari, kandi twese tuzi. Ubwo rero umuntu ashobora kwitwaza hadisi nk'iyi ivuga ngo uzagera imbere Allah subhanahu wa ta'ala afite la ilaha illallah, ngo Allah azamubarira ibyaha byose. Siko bimeze. Akaba yareka gusari, akaba we yizururiye cyangwa se azanye irindi dini rye by'amarangamutima ye bikamukura no mu Buyisilamu. Ntabwo iyi hadisi twereka ko uriya mugabo yigeze apinga gusari. Ntabwo iyi hadisi itweretse ko hari ibyaha uno mugabo yaziruye. Dusome hadisi ukwiri, noneho tunajye tunareba ubutumwa ishaka gutanga, ariko twebwe tudasobanuye hadisi nk'izi ngizi mu marangamutima yacu, rimwe rimwe yadukura ku murongo ku cyo hadisi ishaka kutwereka. Ibi ni ingenzi cyane bavandimwe b'Abayisilamu. Nuko rero wamuzanire iriya karita, abaza ati karita iri kwerekana ibiki, nariya makayi nabonye menshi maremare akomeye arimo ibintu byinshi by'ibyaha, bisobanuye iki? Yongera abyirwa ati innaka la tuzlam, ntabwo nyaboneka urahuguzwa. Qala fatud'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Noneho biriya bitabo cyangwa se ariya makayi arimo ibyaha ashizwe ku sahani y'umunzani. Nangaha baratwigisha yuko yawmul qiyamah hazazanwa iminzani. Noneho na iriya karita iriho buriya buhamya bw'uko nta wundi ukwiye gusenga mukuru usibye Allah, nuko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana, bishirwe ku yindi sahani y'umunzani. Noneho ila ilaha illallah iremeye. Iki hadisi cyo kutwereka hanga bavandimwe b'Abayisilamu nuko iyo la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala Allah yayemeye yawe na shahada akabyemera, ngo nta cyaha cyaremera, nta cyaha cyaremera hamwe n'izina rya Allah subhanahu wa ta'ala
Allah yemeye shahada na kimwe uko cyaba kingana ariko kose keretse habayeho cya cyaha cy'ubushirikina gihanagura la ilaha illallah. Ariko mu gihe umuntu yakirinze akakigendera kure agakora agatunganya ibijyandanye na la ilaha illallah ntabipinge, uyu nguyu la ilaha illallah irahambaye. Iki hadisi shaka kwerekana abavandimwe ba Islam ati rero biriya byaha bizateshwa agaciro cyangwa se bizabura imbaraga la ilaha illallah aba ariyo igira imbaraga. fatashat sijillatu wa thaqulat albitaqa. ubwo rero insha Allah ta'ala turatari kureba ni biradusubiza hahandi aidamu hasanati tawhid, uburyo la ilaha illallah muhammadur rasulullah bihambaye, uburyo ari ingenzi, uburyo ari ikiza gihatse ibindi byiza byose, kandi yuko insha Allah uzayitunganya akayigenderaho akayikurikiza akirinda shirki, byanze bikunze hari ibyo yibikiye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kandi azabimuha. Bavandimwe b'Islamu rero insha Allah ta'ala ndakeka twasobanuye ku buryo buhagije cyangwa se bwumvikana. Icy'ingenzi ni ugutekereza ku magambo nk'aya ngaya no kuyashira mu bikorwa no gushima Allah subhanahu wa ta'ala kuba yaragushize mu bantu ba tawhidi akakurinda kuba mu bantu b'abashirikina cyangwa se badafite aya mahirwe. Ukajya ubishimiraho Allah subhanahu wa ta'ala ko hari benshi no munsi batabonye aya mahirwe, basenga ibiremwa, basenga ibintu bidafite agaciro, bizera abantu nkabo batizera Imana, bataza agaciro k'ijambo la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Weho niba ubona Allah yarabiguhaye ujye umenya ko ufite ibyiza bihambaye kandi unabikurikize. Noneho ikindi wirinde kuba wanyuranya no kwangiza ilaha illallah wishira mu bitekerezo rimwe na rimwe bidakwiye, aho ushobora kuba umunebwe mu bikorwa runaka ugasanga ushobora kunyura mu nzira itariyo. La ilaha illallah ifite haki, ifite ibindi bintu byinshi jyana nayo. Ntabwo zino hadisi zivuga gutya zigaragaza ubuhambare bw'ijambo la ilaha illallah ziba zije gutesha agaciro ibindi bikorwa bijyanye na la ilaha illallah. La ilaha illallah kugira ngo igire ireme igendana n'iswala, igendana na zakka, igendana na sawm, igendana na hijja, igendana na iman bil malaika wa bil kutubi wa bil yawm al akhir wal qadar n'ibindi. La ilaha illallah ifite byinshi ishingiyeho kugira ngo uyishimangire ubugomba kubishimangira. Wasobanukirwa gutya hadisi nk'izi ngizi bizamufasha, naho uwasobanukirwa nabi kizi hadisi ziba zije kukwereka yuko utagomba kwita ku bindi bikorwa, ntabwo weho waruta intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wararaga ari gusari yamagura ibirenge bigapasagurika kandi ari we wahawe la ilaha illallah n'umwiza hano kwiseje ku munsi mperuka niwe, ariko ntabwo byamubujije gukora ibindi bikorwa bishimangira iyi la ilaha illallah. Ndakeka rero byari byumvikanye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala dushyire mu bantu beza basobanukirwa idini kwiri kandi azaduhereze kuba mu bantu ba tawhidi mu buzima bwacu bwa kwisi. Ejo ku munsi w'imperuka azanadukinge ibihano by'imva, azaduhereze iri jambo cyangwa se iyi imani ni shahada izabe iri kumwe natwe mu buzima bwacu bwose. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.